wigeze wibaza uko byaba bimeze kugenda imbere mu mubiri w'umuntu? Ibi si bikiri mu nzozi, si bikiri mu ntekerezo, kuko urwo rugendo rwabaye impamo. Uyu munsi tugiye kuganira ku hantu hatangaje cyane ku isi. Ni ahandi ni muri Corpus Museum iherereye mu gihugu cy'Ubuholandi, aho ubumenyi, ikoranabuhanga n'ubuzima byisanga hamwe. Niba ukunda inkuru zitangaje, ubumenyi bushya n'ingendo zidasanzwe, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu byegeranyo bidasanzwe. Ikintu cya mbere gitangaza hano muri Corpus Museum ni uko utinjira nk'uko bisanzwe. Urugendo rutangirira ku ivi, ukazamuka buhoro buhoro unyura mu bice bitandukanye by'umubiri. Aha uba wumva usa nk'uwabaye gato cyane, utembera muri wowe ubwawe. Kimwe mu bice bitangaje cyane ni umutima utera. Aha ushobora kumva uko umutima utera, kumva uko amaraso atembera, kumva uko umutima ukora umunsi ku wundi. Ibi bigatuma wumva agaciro k'ubuzima, nk'uko umubiri wacu ari igitangaza twahawe n'Imana, kandi ko ari ngombwa kuwitaho. Mu gihe utembera muri Corpus Museum, ushobora kwinjira mu bwonko aribwo buyobora byose dukora. Aha muri iki gice cy'ubwonko umenya uko ibitekerezo bibyarwa nabwo. Aha ngaha wigiramo uko twibuka, uko amarangamutima nanone ashobora kutugiraho ingaruka. Ibyo byose bigafasha gusobanukirwa uko ubwonko bwacu bukomeye cyane kandi ari igice cy'ingenzi kuri twebwe. Mu gihe utembera muri Corpus Museum, ushobora kwiga uko ibihaha byinjiza umwuka, ushobora kwiga uko igifu gikoramo igogora, ushobora no kwiga kandi ko umubiri wacu ubona ingufu. Ibyo byose ushobora kwigira muri iki gice, byose bitwibutsa akamaro ko kwita ku buzima bwacu buri munsi. Ni byinshi cyane, ino nyubako ikaba n'inzu ndangamurage ishobora kwibutsa abayisura ndetse n'abayigana. Muri rusange ni byinshi ushobora kwigiramo, dore ko yigisha uko twakwiyitaho neza, yigisha akamaro k'imirire myiza ndetse n'ingaruka z'imyitwarire mibi ku buzima bwacu. Ibi bigafasha abantu gusobanukirwa ko ibyo dukora uyu munsi bigira ingaruka ku buzima bw'ejo hazaza. Impamvu rero Corpus ikomeza kuba idasanzwe ni uko ituma kwiga bishimisha, dore ko umuntu aba yirebera byose mu buryo bumukurura cyane. Iyi Corpus Museum ifasha abantu b'ingeri zose gusobanukirwa umubiri w'umuntu, baba abana, abasaza, abasore, ingimbi ndetse n'abangavu, bose bayisangamo. Dore kandi ko ihindura ubumenyi urugendo rushimishije cyane, dore ko abayireba ndetse n'abayitemberamo bose baba buzuye akanyamuneza. Mbibutsa kandi ko iyi nyubako iri mu gihugu cy'Ubuholandi. Nizera ko mwese abazagira amahirwe mwazabasha kuyisura. Niba wakunze uru rugendo rero rwo mu mubiri w'umuntu, kanda kuri like, subscribe kandi usangize inshuti zawe. Utubwire igice wabonye gishimishije kurusha ibindi. Murakoze cyane kudukurikira, tuzongere duhure muri video z'ubutaha.